rero umwana mu muryango yavutse guhabwa ibimutunga, uburyo bwo kwivuza, uburyo bwo kwiga, muri ihohoterwa iryo ari ryo ryose, ariko hakazaho n'ikintu gikomeye cyo kumuha uburere buboneye. Umwana ushobora kumugaburira neza, iyo ukamujyana no mu ishuri ryiza, ariko n'ubundi utamuhaye uburere birangira nta kintu bimariye. Birangira n'ubundi ari wa mwana ugiye mu ishuri, mu biyobyabwenge, uri mu muhanda. Niyo mpamvu rero dusaba abageni ko muzafatanya kurera abana mubyaye, kandi mukagerageza kubaha uburere buboneye kugira ngo nabo bazigirire umumaro. Umwana ni uwanyu yego, ariko umwana ni n'uw'umuryango, akaba n'uw'igihugu. Niyo mpamvu tubasaba kubatoza indangagaciro z'umuco nyarwanda kugira ngo nabo bazagirire akamaro igihugu cyabo. Kuri uyu munsi rero twongera kubwira abageni kubigisha ibigendanye n'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Iyo umuntu akiri wenyine, umutungo nyine ni uwawe, ushobora kuwugurisha, ushobora kuwutanga, ushobora kuwukoresha icyo ushaka nk'uko ubyumva. Ariko iyo ufite uwo mubana, ufite uwo mwashakanye, mugira uko mutunga umutungo nyine mu buryo mwakumvikanye. Mu Rwanda rero tugira uburyo butatu bwo gucunga umutungo w'abashakanye. Hari ivangamutungo rusange, hari ivangamutungo muhahano, n'ivanguramutungo risesuye. Ivangamutungo rusange narimereyeho ni igihe abashakanye bahisemo kuvanga umutungo wabo wose, bakavanga umutungo ari uwo wari ufite mbere yo gushaka n'uzabona umaze gushaka. Uwo mutungo muvanga buri wese awugiramo uruhare rugana n'urwa mugenzi we. Amadeni wafashe, impano inshuti zaguhaye, umurage ababyeyi baguhaye, ibyo byose mubigiramo uburenganzira bungana iyo wahisemo ivangamutungo rusange. Umugeni uri imbere aranyihanganira, kwigisha umuntu ari kuri telefoni birambangamira, ahubwo ndamureka niba ari ikibazo ukagenda ukagikemura. Nababwira ngo wahisemo ivangamutungo rusange, ntabwo uyu munsi uvuga ngo iyi nzu rero wa mugore nta burenganzira uyifiteho kubera ko wasanze narayubatse. Wahisemo ivangamutungo rusange, uwo mutungo mwese mufiteho ikiri uburenganzira bungana. Umukobwa ntabwo azavuga ngo iriya nzu niyo papa yari yarampaye, wowe ntawe uyifiteho. Warahisemo ivangamutungo rusange. Ibyo byose bimugiramo uruhare rungana umugore n'umugabo, umugabane ungana kuri uwo mutungo. Uburyo bwa kabiri babwita ivangamutungo muhahano. Murumvamo ijambo muhahano, muba muhisemo kuvanga umutungo mubonye nyuma y'uko mushakana, ariko umutungo mwari mufite mutarashaka n'uwawe ku giti cyawe, uwo mwashaka ntabwo uruhare awufiteho. Aka kanya niba turi 5:10, buri wese umutungo afite n'uwe ku giti cye. Nuhitamo ivangamutungo muhahano, muraba mwemerewe kuvanga umutungo muza kubona mu kanya 5:10 mumaze kubarira. Uwo mutungo wo mufiteho uruhare rungana, ariko uwo mufite aka kanya utarasinya n'uwawe ku giti cyawe nta n'uwo musangiye. Iyo muhisemo ubwo buryo rero gusaba abashakanye ko baza buri wese akandikisha imitungo yari afite. Umugore akandikisha imitungo yari asanganywe, umugabo akandikisha imitungo yari asanganywe, kugira ngo hatazabamo kwitiranya. Ejo utazavuga ngo uyu mutungo ufiteho uruhare kandi warawusanganye mugenzi wawe, kandi warahisemo ivangamutungo muhahano. Uburyo bwa gatatu rero babwita ivanguramutungo risesuye. Mu rugo umugore n'umugabo, ariko ku kigendanye n'umutungo buri wese afite umutungo we. Imodoka iri mu rugo ni iy'umugore, kiriya kibanza ni icy'umugabo, ndetse n'iy'umugabo, kuko ku mutungo buri wese agira uruhare rwe. Iyo wahisemo ivanguramutungo risesuye, nujya no kwaka inguzanyo muri banki, si ngombwa ko bazamutungo mwashaka ngo bigende bite, kuko nunanirwa kwishyura bazafata umutungo wawe, ntabwo bazakora ku mutungo w'umwashaka, kubera yuko wahisemo ivanguramutungo risesuye. Ku mwana wakora amakosa hakaba gufatirwa imitungo ye, ntawe ukora ku mutungo w'umwashaka, kuko wahisemo ivanguramutungo risesuye. Ubwo mwashakanye rero ntabwo ibyo ngibyo bimureba, kuko afite umutungo we nawe ukagira umutungo wawe.
ubwo buryo bwose ari butatu rero mu Rwanda buremewe, ntawe tujya guhitiramo ngo hitamo ubu ngubu nibwo bwiza, kuko uhitamo ubwonko bukunogeye kandi bigaterwa n'igihe urimo. Igihe urimo gishobora kugutegeka kuguha amahitamo yo guhitamo icyo wakora. Ni urugero, ushobora kuba ugiye gushaka umugore wa kabiri, umugore wari ufite bwa mbere umwana ufite umutungo, ufite abana, uvuga ko ngiye gushaka umuntu wa kabiri ejo hatazabaho amakimbirane ashingiye ku mitungo, reka mpite nivanga mutungo mu hahano kugira ngo ya mitungo isigaye izarire bariya bana buriya twabyina inyuma mbere hatabayeho amakimbirane. Ubwo ni urugero rusanzwe. Ushobora kubona uri muri situwasiyo yagushyira mu kabuga k'ubutuya, reka mpite nivangura mutungo risesuye, ejo nigira ikibazo imitungo yawe itazagira gutwita ikazakora. Ibyo byose ni ibyo abantu baganira, ugahitamo bitewe n'ikibona gifitiye inyungu umuryango wawe. Ikindi tegeko ryemera ni uko nyuma y'igihe runaka, uyu munsi mushobora guhitamo uburyo bumwe, nyuma y'igihe runaka mukabona ariko bitakibabereye cyangwa bitakigendanye n'urugo rwanyu, itegeko ryemera ko mugenda mugahinduza uburyo mwari mwarahisemo, ngo twarahisemo ubu, ariko tumaze kubyumvikanaho uyu munsi turashaka gukoresha ubundi. Ibyo byose itegeko rirabyemera. Jewe Mutabazi Dani maze kumva icyo itegeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato wowe Mahoro Bernadette umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Mahoro Bernadette maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Dani Mutabazi umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Musasangwe Providence, umwanditsi w'irangamimerere mu ifasi ya Gisozi, maze kumva amasezerano na Nshimiyimana Eric na Tumukunde Solange, Mutabazi Dani na Mahoro Bernadette, Nsanzimana Jean Paul n'Uwimana Solange, Habimana Eri n'Umutoni wa Sonia bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu abo mvuze haruguru bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya.